amakumujwi simuweza gacha turiho mu muwezi shobora byose abakomeye ndetse n'aboroheje nimuze mwiyeguririmwa na burundu icyo uvuga n'ukuri gusa ususa icyo musaba ukiranuka unyuhagire umwana wose uninda umubi ambura ndeba kandi mpore mutsinda handitswe ngo Eliya ahera akabwira abantu bose ati Eliya ntiyabwiye umwe ahubwo arahetura akusaniriza kubwira abantu bose ati icyo agiye kubabwira niki nimunyegere ati nimunyegere hari impamvu bose baramwegera bose barabikora bashyira mu bikorwa baramwegera yego asana igicaniro cy'Uwiteka agira gute uretse asana igicaniro ubwo cyari cyarasenyutse we arabanza asana igicaniro cy'Uwiteka yego cyari cyarasenyutse nuko Eliya yenda amabuye 12 uko umubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga afata amabuye ngahe 12 uko imiryango ya bene Yakobo imeze ite ingana agira gute ari ijambo ry'Uwiteka ryagezeho riti Isirayeli niryo ribaye izina ryawe ndabwira bamaze kwiyemeza kuba abakristo sana igicaniro utsinde amen ku rugamba rw'umuntu w'Imana Eliya ku musozi Karumeli ntago arapfa gutaha yabaye isi yose yankundira nkayibwira ibi bintu hakavamo bugukira sana igicaniro utsinde niba ushaka gutsinda ibitego byinshi muri iyi minsi ishize ejo bundi mu ijoro marayika ngenderera kumenyesha iby'insanganyamatsiko sana igicaniro utsinde hari ibyo nari ntazi mu gihe kumva namwe muri bumenye ibyo ari byo impamvu Eliya atahangara gutsinda ku musozi Karumeli adakoze ibi akabanza kubikora kugira ngo Imana yigaragaze nubwo abahanuzi baba bari na shera bataba 150 bakaba miliyoni apfa kuba yasanye iki amen n'ubu baragisana rero muraza kumva buri by'Imana ukuzi iby'Imana bagiye babigiramo amahirwe mu gihe cyashize na n'uyu munsi niko kimeze niko gukiranuka kw'Imana dusenga utabirimo ntiyabijyamo nkuko yavuze ngo ngiza bi ukure kwiga uko kwizera byose bishobokera keretse wize kwizera ntago ari uko ufite ko hari nabumvaga ko bashobora kwibwira nkuko waba uri kwibwira ubu ngubu bavuze ati kutwongerere arababwira ati ntako burya yababwiye ngo ukungana n'akabuto ka sinapi guhari mwakwimura imisozi bababwiye ko ntako nta kiri bwongerwe umuhungu ntabwo yigeze akora ibyo ari gusunikirizwa cyangwa se byari kwingingirizwa ahubwo yari yarabitse ibanga nk'iryo mwamenye uhereye uyu munsi ko gutsinda bisaba gusana iki kuko ari yababwiye ati rero Imana nyamana nisubirisha iki apana utundi tujwi n'ibiki byose oya isubirisha umuriro niyo Mana nyamana ni munabanze mwebwe amadini yose abasha guhanyanyaza amatsinda yose agahanyanyaza kuko isubirisha iki umuriro ntuzi Yohana yarabivuze ati rero undusha ubushobozi wazazana undi mubatizo witwa umwuka n'umuriro ngo ku munsi wa Pentekote ngo umwuka wera ngo aza mu bimeze nk'indimi z'umuriro n'ibiki umunsi wa Pentekote ko bigiye nabyo kugaragara bityo Eliya rero asanye igicaniro bamaze gutamba binaniranye banatwaye n'igihe kinini bizatwara igihe kinini amadini azajya mu bindi nibavanga ukuri n'ibyo ntibizashoboka
mu rudubi muri babuloni imana ntikoreraho, satani yikorera mu mwijima mu ruvange, ariko ukuri mu kuri. amen. Eliya aza kungurwa n'ubusabane agirana n'Imana ko biracama ari uko asanye igicaniro, kandi akacyubakisha mu kugisana, akacyubakisha akareba ko yuzuye 10 nangahe cyuzuye. Muzanshaka mumbone mushaka umutima wanyu wo ni wose ni 100% pana 99. Niyo mpamvu nyine Imana yivugira ngo nta gahungu kariyenza ndashaka kukubona, karanyoterwa kariyenza ndashaka kukubona, nta kari wikubagana, nta wumbona yewe Moyize we, nta wumbona ahubwo yapfa. Kwizera iyo gukoreye mu rukundo bica. Gukunda Imana kwa Mose yemeye gupfa ariko ayibonye nayo iravuga ati okay twagendanye noneho ndategura urutare muri Kristo mu busate muri Kristo urambona. Na Yesu ati umbonye wabonye da bigenda bite rero? Twisubirire i Karumeli. Eliya ari bwigaragaze nubwo zaba ingabo miliyoni ku musozi Karumeli kiri bukore nirasubirisha umuriro, ariko biri buturuke ku gicaniro cy'ukuri, kandi cy'ukuri ni icyubakishwa mu 12. Amen. Iryo banga rero abantu bari mushere ntabyo bazi, hapfuye gutambuka. Ab'Imana rero nibo babizi muri misi. Gushaka Imana ukayibona urirekura amabuye 12 yakuzurika kuyereka. Niyo mpamvu na nta bwenge byamuyobeye wa mugani ngo muhora muvuga ngo yo Kristo aravuga ati nawe si wowe. Yaramubahisha. Ramura komeye. Nta bwenge we Karame warubizi, yaramubahisha. Yaramuzigamye. Ntagipfa kumujugunya byo kurya by'abana. Yaramubahisha. Ntagipfa kumuhishura, kandi koko nta bwenge. Yageze ku rurembo abazwa cyaki. Twagiye sana igicaniro ubonetse. Mpamvu bashyira barutahizamu nkumbaze niba ari batatu. Yari hariya ba gatatu niba ari aba kabiri niyo kuyizamu n'ibikibise ariko bagiye baratsinda niba ari batatu simbisobanukiwe. Ariko ngo bitwa barutaha iki izaza niyo bashinzwe kwinjiza ibitego. Biraterwa na tekinike, biraterwa n'imyitozo. Ni i Karumeli rero udasanye igicaniro kurahi. Isubirisha umuriro no kuvuga ngo byose bikorwa neza muri gahunda. Ifite uko yabigennye habuzeho na gito ishobora gusubirisha umuriro. Ati ni munyegeri. Yari ati ni munye bamaze kumwegera abereka uko bakagombye kuba babigenjeje. We aratangira amaze kumwegera aratangira sana iki igicaniro. Agisanisha amabuye angahe 12. Kari kagiye kuza amabuye 12 ngo amarembo 12 yubakishijwe amabuye y'agaciro. Narabisomye byashuwe 21. Amarembo 12 ariko yubakishijwe aya mabuye turi gushaka kugeraho. Ntago ari amarembo gusa ngo ni irembo. Buri rembo rirabagiraniyeho rishongesherejweho ibuye ry'agaciro. Za ofiri za mwarabonye ayo mazina yayo bivuze iki koko? Ngo intumwa 10 ngo muri burangire siko kitashyizeho 13 we. Kandi ba Mariya bibihangange. Bamwe bari utange intumwa kumubona yazutse ari bahari. Ariko Yesu abona 12 bahagije. Na Yuda avuyemo Yesu agobekamo n'amate yuzuza 12 kuki atari kugira iki? Kuki atarekeyeho 11? Kuki atashyizeho 10 bari bahari? Abazokozi ba Mariya ba Magdalena iki? Bamwe barahagama ba marayika bati nava hasi.
ko nahaborera bo bagiye abandi nibagenda bo abo ba mama nibagenda ariko jyeweho kwizera we kurenga urupfu niba namwe mwamuhishe jyeweho nyine wishakira umuzima arabyumva se yakunze byanze abisi bajya baririmba ngo niba ngo rwarenze igipimo sinzi uko nagiye mbyumva ariko ntabwo babizi indirimbo ya Salomo ikorana n'Imana n'abantu bayo ese ugira ngo aho umuntu yemera kujya mu ngurunguru y'amavuta aho umuntu yemera kubohwa kandi afite n'umudendezo wo kuba ariko akavuga ati ntacyo munjyanemo yendezo ntare mani yakira ubugingo abo ni abakunzi we ntabwo ari impundo zisanzwe zimwe zigereranywa bamwe banigitira ngo bari gupfa kuvugagura gusa hari urukundo rwo kumukunda ukumva ariko kugira ngo ujye kuvuga ngo ngewe nimucurike mutabikora nk'umwami wa ariko mwanditse ibyo bintu ni ibiki ibyo bintu bifite uburemere bifite n'ukuntu bireshya Pawulo yarabihengeje avuga ati iki gipfu kijya ruguru biramuyobera biramunanira muririmbye ati jye nabonye nubwo inyanja ziri ku isi waziteranya zikaba wino ntabwo warwandika ngo rushobore ibyatsi bikaba amakaramu ukajya ukozamo ukandika ntibishoboka wenda tubyumva wenda nk'ibigani ariko hari ababyumvise barabasiga baraguruka nk'ibizu baratumbagira rurarenze kandi koko impamvu rurenze muri kubyumva upfa kuba uri bugere i Karumeli ku musozi aho ikinyoma n'ukuri byitandukaniriza wowe ukabanza ugasana igicaniro cy'amabuye 12 niba igicaniro gisanishwa amabuye kandi amabuye akaba ari amasezerano amabuye ava ku rutare Kristo ni amasezerano ubwayo avuye ku rutare ni amabuye ni amasezerano avuye mu kanwa ka nyir'ubwite twagiye urutare ni Kristo kandi amabuye amasezerano ye ibyo avuga niwe ibyo bivuze kuko ijambo rye rihwanye na nyir'ubwite nidushaka gusana igicaniro rero tuzafata amasezerano tuyaka abantu tuyagira yacu dutangire dusane igicaniro gushaka Imana ni gutyo gushaka Imana iteka cyo ntabwo upfa kugenda ngo ujya kuko babajije mu buhamya bwa Byiringiro mugenzi wa mbere page 41 mu buhamya muzasoma ingingo itwa ngo ubuhamya bwa Byiringiro ntimuzi ko yanditswemo muzasanga amabuye 12 yaratangiye nose wabigenje uteye Kristo Byiringiro ari kumuganiriza mwizerwa ryo yarambwiye yandangiye akayira ko gushaka Imana nkayibona jeweho rero yarananiye nose ntabwo ugiye urekeraho no gusenga n'icyo byagiye bisa nk'ibi ariko ngakomeza ngasenga ubitewe n'iki aratangira aya mabuye nyagiresi yakuzanira 12 natangajwe nuko aya masezerano 12 agiye kuvuga byageza ku bitakadomo uhamye bayabutanze hari cyabinteye gukomeza gusenga kandi ntari kubona icyo ndi gushaka ibuye rya mbere atangira sana igicaniro ari gushaka Imana yaragize gute yarayibuze none ikigiye kumukomeza agiye gusana igicaniro cy'amabuye 12 aratangira ati ibuye rya mbere numva nibukijwe ngo naho niryo buye rya mbere yabanje gushyiraho naho byatinda 141 naho byatinda ariko ntibizahera ntibizabeshya arabifata rikomeza uzi gushaka Imana uti naho byatinda atari wa wundi w'imyaka 38 gusa haba kuki igice cya 2 niyo cyatumye nkomeza gusenga kandi n'iri jambo rinza mu mutima ngo naho byatinda bitegereze kuko kuza ko bizaza ntibizahera ibuye rya mbere bidometse ku gisha reka twigendere nabwira abanyabwenge afata ibuye rya hano n'ubuhamya ari gutanga ni amasezerano 12 bw'irinyagu yisomere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nta bya 13 rihari kubera iki Imana itwigisha amabanga yo gushaka Imana nanjye ntabwo nari mbizi nabibonye ndangiye iyi page kugira ngo bihure n'iby'Imana iri kumpa byo guha Israel
ngo niba ku musozi Karumeli aho kuri kugomba guhangana n'ibinyoma, tugomba natwe gusenga Imana nk'iya yari isubirisha umuriro imbaraga z'umwuka wera zikaza gakongora ibyaha bigatabwa imuhengeri, umusaraba ukamira, tugasigara twambaye gukiranuka kwa Kristo, atana agaseba kamwara gatsindwa, twatsindiwe tugatsindishirizwa nayo, tugakomeza urugendo tukamugenda na Satani. Ibyo yikoza mu isi n'ibyo azana bikaba akazi ke, ariko tukagenda turabanesha. Abo bakitwa bizera kuko Satani atarinze gupfa, ahubwo arahari yabuze uko akora. Twagiye none gusa igicaniro gucaniro kwa Byiringiro, aratangira ati nararyibutse we ibuye ndidomaho. Abefesi igice cya mbere 18-19, nongera kwibuka ko mbasha no kumurebesha amaso y'umutima atari y'umubiri, niko handitswe. Nkoresheje amaso y'umutima birashoboka kuki ndota nkarota nkagira ibyo ndota, kuki atangira kwizera ibintu atarageramo, ariko bihamijwe n'ijambo ry'Imana. Afatiwe ryakorezo ati nakubona, kuko ari gushaka kuyibona. Niyo mpamvu nyine ari ufate nibuye rimwemeza, rimwizeza, rimwiringiza ko Imana iboneka. N'Abefesi igice cya mbere ko amaso y'umutima ashaka kubona Imana. Ntibizahera nzakubona, umvise ayo mabuye ari domyo rya nzakubona. Ibuye rya gatatu ibyakozwe 16, kwizera umwami Yesu tugera ku gakiza. Niwizera umwami Yesu urakira. Ni gute nanjye rero ngomba umvise mwibuye byo kumwizeza agakiza. Ubwo ariko bakishana Imana yategereje yageze kuri 3 kandi agomba kuba 12. Ubwo ni mu buhamya bwategeka gutanga ko byagenze uko yubatse igice. Brana Yakobo yabikubwira, akirana yabikubwira kuntu ayo masezerano agenda maze yaba 3 nawe reka berereka amasezerano akugurire utsinde Imana kandi idatsindwa, aho kugira ngo itsindwe irabikurekurira. Ugakirana n'Imana ukayinesha, ntineshwa. Niwe uba winesheje muri kamere yawe avukanye, naho iby'Imana ni special. Nuko no kuri ribuye rya 4 ubwa mbere rwa 2 rw'Abakorinto 12:9, ubuntu bwanjye buhagije niko Yesu. Amen. Nako gakiza ni ubuntu buhagije, nta kindi urabubura. Ko ahantu arushaho kubikundishwa cyane. Akubisa hibuye rya 5, Yohana 6:35. Nongera kuzanwamo n'irindi jambo rivuga ngo uzaho ndi ntazasonza, unyizera ntabwo azagira inyota na gato. Nanjye nyine kimaze umutima wanjye urutumbye ugiye gusandara, nemejwe ububi bw'umutima wanjye ashaka Imana byavuga atari kwibuye ibuye rinyizeza ko nzaruhurwa n'urutwaro. Yohana 6. Amen. Bimumenyesha yuko kwizera Yesu no kujya aho ari byose ari bimwe afatiraho. Ibuye rya 6 Yohana 6:37 anaryo aba yaridomyeho ku gicaniro. Rivuga ngo uzaho ndi ntabwo azirukanwa, nubwo yaba yashinjijwe ibyo yakoze, nubwo yabagize ate, ntabwo asubizwa inyuma. Yesu ntakora ibyo kosa, ahita amutandukanya n'abantu bo batabikora, ati ntawe ujya aho ari ngo yirukanwe. Arishyiraho we. Ibya 6 ndaribonye ku gicaniro rasana. Icyo agiye gutsinda Eliya uko asana, kukiri buvuga igasubiza ari uko asana. Abandi ntibasanye byanze. Abona ari kubura andi mabuye. Irya 7, ubwo ndi umunyabyaha, yego ngiyeho ntiyanyirukana, ariko ndi umunyabyaha bikabije. Ubwa mbere rwa Timoteyo 2:15 nongera kwibuka ijambo rivuga ngo nawe aravuga ngo erega nazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha nkawe. Ariko kumva uko ndi kwivuga nawe uwaba utari kwegera, nari kibi nabigenza gute ntawe mpeza, nubwo byari bimeze bite, umva nazanywe nawe. Yumva ashubijwemo agatege, ibuye yadometseho. Aba yagiye kurindi buye by'Abaroma 10:4.
kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Ntabwo ati ndashaka gukiranuka none kuramuturukaho, ubwo rero sinamwitesha, reka ngendanireko. Aramaramaza agera irindi rimuzamo, Abaroma 4:25, kugira ngo nsindishirizwe n'ubuntu. Yari yatsinzwe none ari kumva atahora mu gutsindwa, ahubwo hirya gato aratsindishirizwa. Arongera ashiraho irindi buye, Ibyahishuwe 1:5, kandi aradukunda akatwejeshaho ibyaha byaca amaraso ye. Aba yagiye mu Rwanda rwa Timoteyo 2:5, kandi arabumuhuza wacu n'Imana. Ntabwo aradutsindishiriza ngo twitwabe gusa ngo ku Mana tube twarakiraho iteka, arongera duhuze na Data. Arakomeza arayubaka, ubwo igicaniro kigiye kuzura. Agera ku Efeso mu Baheburayo 7:25, ahubwo iteka ryose adusabira ku Mana. Asanga ntabwo ari uri gusenga gusa, ugasanga nawe yamwijije ko uko ari gusaba na Kristo ashinzwe gusabira uwo muntu. Uko usenga ngo ujye wizera ko nawe agusabira. Ibya 12 ribonetse, igicaniro kiba kiruzuye, hasigaraho Imana. Nujya ushaka Imana, ntujye uhera ku isezerano rimwe gusa. Nubwo rimwe ryatimbura Satani, ariko ane ubu yabitse nyine, nk'uko mukagezi byagenze. Ubwo nawe tuzamubwira, batwandikiye batyo, ariko hari icyo bivuze. Ariko niba ushaka gusana igicaniro n'ubyonyine, Mwuka yanyibukije ibintu nari ntazi. Bwirwa ngo uzi ko amasezerano ari mu ijambo ry'Imana wayabara ni menshi cyane. Nise kuki abantu bibuka rimwe bakagira rimwe bakagira biri bakagira ngahe, nabwaga agafurika kaza nk'umukungugu, bakarinda kwibuka cyane kugira ngo bibuke isezerano tutanye n'Imana. Nibigenda gutyo abo nabizera, abo bazubaka igicaniro ryari ko cyanasenyutse, bazasana bate kugira ngo baneshe? Bakuri kugarura ariya mabuye. Mwuka nyibutse ibintu numva ntinya Imana. Dore ikintu Imana ntabwo nari nkizi, nta cyumweru gishize menye ibyo bintu. Arambwira ngo wari uzi ko ubasha kubaka igicaniro utarenze igice cya mbere cyo mu bitabo byo muri Bibiliya, mu gice cya mbere gusa. Ni gute? Ngo nawe ufata ibuye rya mbere. Umwuka arambwira ngo ntabwo ndajya mu bindi bice, ngiye kujya nkubwira igitabo n'igice cya mbere gusa, kandi urayuzuza 12. Uragera mu Byahishuwe wujuje 12. Ntangira kubakira igicaniro irya mbere, Itangiriro 1:26. Turi mu ntasa gusa n'Imana birashoboka. Niba ushaka kuremeka, byanze bikunze igomba kugusanisha nayo, agira ishusho yacu se natwe n'ubu biriho. Imana ishoboye gutanga. Amina. Ubwo buremye bwayo bushya muri nzaba umutima mushya. Ubwo ninjye muri Ezekiyeli 36 cyari muri Yeremiya 34, urumva ntaga ndi mu gice cya mbere, ahubwo ngasanga ibiri muri amasezerano yandi biri kuza bishyigikira Imana givugira mu gice cya mbere. Ubuye rya mbere nukuvuga ngo ntangiye kwizezwa ko gusa nayo bishoboka. Hari na Pawulo yavuze ngo mugira umutima, nibyo ari bari kwivugira ngo wari muri Kristo Yesu ni ugusa nayo. Wari muri Kristo none se tandukanye na Data. None nanjye ati nanjye ndafata ibyanjye mbiba. Ibuye rya mbere riba ryabonetse. None ibuye rya kabiri, isezerano rikomeye ryo muri Yosuwa igice cya mbere, uhere ku murongo wa 3, aho Yosuwa abwirwa ijambo rikomeye cyane ngo humura witinya, ntabwo nzigera nguhana. Tubujijwe no gushaka Imana, utinye ibibi, utinye ibyaha bikurimo, ariko warasadutse umwenda ukingije hera cyane kugira ngo ujyeyo wiroheyo, we nunapfireyo nujya guhuhukirayo rwitambika azaza uvuga ati nawe uri uwanjye rata, urwo wagapfuye naragupfiriye, uhaye gukiranuka kwanjye. Ni igice cya mbere turimo, tangira igice cya mbere, Yosuwa igice cya mbere, Abalewi igice cya mbere. None muri igice cya mbere uhereye kuri murongo wa 2 n'uwa 3,
handitswe ngo noneho hari isezerano ry'uko uko byakorwaga natwe bikorwa ubu. rambika ibiganza ku gitambo kitagira inenge, aricyo wa mutima umenetse Imana ishima. Rambika ibiganza ku gitambo kitagira inenge, uvugireho ibyaha byawe, hanyuma ubabarirwe ibyaha byawe. Isezerano ry'imbabazi mu gice cya mbere ntitwaharenze, ubwo ribaye ibuye rya kangahe? Noneho ibuye rya kane, Yesaya igice cya mbere 18, naho byaba ntiwitwaze ibyo, naho waba uri ruharwa, naho byagutukura na tukutuku, naho waba warisha isi yose, ariko umunsi ubitaye ukagaruka nk'umwana w'ikiraro, ndabihindura umweru bise na shize. Wari Imana. Iryo buye, umva iryo buye, ariko uzi ko kuko iri buye kurabagirana kwaryo kumeze nka rya buye riri kuri ya marembo twabonye. Kurabagirana kw'iryo, ariko we kuki byanditswe aho birabahishwa bisi ngo kurabagirana kwabyo bakomeze nk'uko, ariko mvuga kurabagirana kuri twebwe iryo buye, naho byaba tukungewe. None igereka ngo ndetse umweru ubanza mutari kuwumva, hari mwawugereranya n'ibi ngibi ngo ni umweru. Ahubwo nk'ubwoya bw'intama, kuko intama kera nyine zabaga zizwi n'izimyeru, ngo birasa nk'ubwoya bw'intama bwera, ko bitaha akadomo ati ndaguhamije, fata ibuye wubakisha icana. Iryo buye ni rya kangahe? Irya gatanu. Yeremiya igice cya mbere, twebere mu gice, nta gice cya kabiri, nta kindi gice ndibuvuge paka ageze mu by'ishuri 12 kandi turayizuza. Yeremiya igice cya mbere ariko mu wa gatanu, ku muntu uri gushaka Imana, iyo yumvise ngo nakumenye utaraba n'urusoro mu nda yenye kumamura utanyuka bikibwe rugatatire nanagupfiraho nanjye niho maramaza kuko kuko ushatse Imana mu bwihebe no kumva bitarakumva itari kuri uba ugiye uyihuraho ko bamwihuragaho bakacecekeshwa ngo mubembarenga ku mategeko azamwihuraho birakaba. Ibyo kurya by'abana ntibihabwe, wowe ko ntabwo ubuvungukira bwanabura, ahubwo ajya ku birenge bye mu gihe intumwa zavuze ko ziravuga ati mutuvana inyuma ye kudusakuriza n'ibiki byose, na Yesu arahibanya, yaramuniniye ntiyanamusubiza, no kumusubiza aravuga ati oya ni ashwi iby'abana si iby'imbwa, ahubwo ngo amugwa ku birenge ati ngaho bikore, ntacyo nanemeye kuba nayo. Mu kugagarira aho Yesu ariko murabizi namwe ntimwagira kwizera nkuko uyu mama akoresheje muri vuga ngo umugore ufite kwizera kwinshi, nta wundi muntu yabibwiye umuntu umwe 12 kugira ngo bamwigireho. N'abantu bebi kwihambira ugakubitwa ugatukukira amaganwa ukayisaba gushaka Imana ntivuge, ukavuga uzavuga ariko kubera haba kukiya tubwiye naho byatinda. Mana mbabarira Mana ni ibike hagati yanjye nawe Mana uruzi ko ibyo ari nabyo biri guhishura niba wizera n'utizera. Ariko kubera ko ryabuye waryubakisha igicaniro uti naho wahavaze naho byatinda waryubakisha riri ku gicaniro, none ugezaho uti wamenye ntaraba urusoro mu nda. Riba ibuye rya kangahe? Irya gatandatu. Nazana irya gatandatu mu isezerano rishya nkigira no mu isezerano rya kera. Irya gatandatu tukiri mu isezerano rya kera. Iyo uri kubaka aya mabuye biba bisaba ngo ubwonko bwawe bukomeje ku ibintu byitwa amasezerano bitandukanye n'ibibwirizwa bindi tugenda twiga cyangwa se ibyo ugenda umenya. Nawe ubwawe ugomba kugenda amasezerano uyivaniramo ukayagira aya Zekariya 1:3 kavuga ati umunsi ugarutse uzasanga nagarutse.
nakugarukiye nimungarukira niko ayo magambo avuga Isirayeli we karame nungarukira imba ntiwirige umbwira ngo ngaruke ubwo nanjye ndaro nagarutse Amen. kwibwira ko ugarukiye Imana rero ntabwo ibiranga itabwe kwita ku bandi iryo sezerano cyangwa se ibyo by'urukubakisha icyo gicanire kukubwira ati kugaruka kwanjye nize kubera ko yanavuze ngo ningaruka nanjye zangaruka ubu yangarukiye urumva ibintu biri kugenda bituma uzamuka ubu yangarukiye kubera ryabuye ndamugarukiye ndi kwizezwa n'iribuye yuko nayo yangarukiye twigire mu isezerano ari n'atandatu katurebe andi mabuye atandatu komeze twubake igicaniro Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere noneho iri buye naryo rirabagirana cyane kubera ko amagambo yo muri Bibiliya hari abumva ari amagambo y'Imana ari iby'Imana yavuze ikaba ari ukwayika ibyo yavuze ikabyandikisha aho ngaho ariko impamvu iri buye ryo riza rirabagirana ukuntu riduhwanishiriza n'ayo masezerano yanditswe mu ijambo ry'Imana ko ari nyir'ubwite muri no kwivuganira cyafashije mu byiringiro ashaka Imana cyane mbere na mbere hariho ijambo yahoranye ni kandi uwo jambo yari ryasezerano ribaye we turi kuvugana ntibikibaye ijambo ahubwo niwe iryo rirabagirana cyane kuko nawe yari gushaka Imana byiringiro ati iryo sezerano numvaga kwizera no kujyaho hari biri guhana n'ayo masezerano nkumva turi kuvuganira muri ayo masezerano nsezeranije ntiyayavuze ngo yashyire hariya ahubwo numva turi kuvuganira mu isezerano yandikije mu ijambo ryayo bivumwo bikaba nko muhangana muvugana sinzi niba mwabyumva kamikomereza irindi buye rya kabiri muri atandatu ari gusigara ibyakozwe n'intumwa rimwe 8 ukeneye imbaraga uba watentebutse kandi uba watsinzwe icyakora babanyagupfa mwe icyakora niba ukeneye imbaraga muzahabwa imbaraga umwuka wera nabone kandi watangiye kubona ibimenyetso bya kwemezwa ndi gushaka Imana kwemezwa ntarenze ukuntu bikorwa ikize irabuye rirabagirana naryo iyo gize amahirwe ukameneka umutima yibo rirabagirana we ku rurembo cyakoze mukarambwe ngo zanyigisha ajya yasanisha nariya yo mu byashu 11 nge ndeba de kurabagirana kwa ntago nari mbizi kurabagirana kwa byo kumeze nk'ukwa mama icyo kuza muzahabwa imbaraga nubwo atendebutse kandi unyagutsindwa ariko uzahabwa umwuka wera nazi witegemo imbaraga aho akanyabugabo ko kwizera ni ukwiringira udashidikanya umenye ko akanyabugabo imbaraga gusubizwamo intege guhemburwa kuzurwa biraturuka ku mbaraga y'umwuka wera kizere kigaturukaho kibuzuka kamba rega ntabwo ujezwa aho ngaho ugakamba kandi ntabwo gahera ahantu ubwo karakururuka n'ibyondo n'icyo ugakamba n'ibiki byose kubita karavuro hasi ibi byondo kakabiryerwa kakabyiga paka kagasanga mama nuko irindi buye twageze mu Baroma gice cya mbere mu 16 niba ayo mabuye uri kuyubaka utavuye mu muryango wa Imana Aburahamu Isaka na Yakobo n'abantu bashatse Imana afite amasezerano yuzuye noneho Abaroma igice cya mbere 16 mu butumwa bwiza nta gukorwa n'isoni n'abantu umenya ko ibyo uri gushaka ni special mu butumwa bwiza Imana ibihari imva ntago ubutumwa bwiza n'imbaraga ntago bwamukoze isoni ni imbaraga ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese agakiza iyo ibyo biri kubera uri mu butumwa bwiza urumva ikiringiro kirushijeho gushaka Imana nuko kuvuga ati muri ubu butumwa utsindishirwa bunaheruka bwabwiwe Laodikiya n'imondi nabyo bikongerera iyo abantu bashaka gucika intege bari gushaka Imana bakizera ko ari muri bwa butumwa buheruka muri ya miti barimo bari kuyigotomera byongeraga icyizere ukumva uraterutse ukumuvuye mu buhenebere wari urimo ukumvuye mu butebye ishidikanya rigashongera Satani akahatsindirwa kamukandagira gahanga ati ndi mu butumwa bwiza kandi biri kumbaho ni mu butumwa bwiza ni imbaraga gusa niyo mpamvu Pawulo avuze ati ubutumwa twabwiye ntabwo ari amagambo areka ntabwo ari utugambo twanjye ahubwo ni imbaraga nanjye njye Damasiko ndabizi hasi intumbi barara n'imbaraga yarabizi
iryo ryari ibuye rya kangahe mu isezerano rishya rya gatatu. Twagiye rero noneho urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9 ko ari cyo bidusaba. Niba mwukaje niba utangiye kwizezwa, niba mu butumwa bwiza, kandi niba mwuka ari no kukwemeza n'iki byose ibyarahishura, nimwatura ibyaha byanyu niyo yo kwizerwa ikiranukira kutobera ibyaha no kutwezaho ugukiranirwa ko no kwatura n'akayira neza neza karegeranye no kubabarirwa n'Imana, ukagira icyizere cy'uko mu kwatura. Kandi kuko iyo umuntu ari kwatura ibyaha aba yumva sinzi ibintu atuye, bifitanye isano no hirya uko biri bugende mu nama y'agakiza. Iyo watuye ibyaha wikiranira na mwene se wumva utuye igitwaro, hari n'abikanga ati karaba. Niyo mpamvu nyine bamwe babyita ngo ubwo nyine birarangiye, kuko wumva uruhutse, urakoze kumva ijuru ukumva uri kubikaba kuri kabakaba. Ariko namendeza y'ibirutaho hirya gatoya aharakukumira hamwe byose akaroha imuhengera agakandagiraho akavuga ati mwana iyakirira imuko. Iryo ni ibuye rya kangahe? Rya kane. Mu mabuye abiri asigaye. Niyo mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere 18 ibuye rivuga ngo ubutumwa bw'umusaraba, umusaraba kubarimbukana ubupfu, ariko twebwe kubera ko ubutumwa bwiza bwakuranye inzira y'umusaraba, twebwe ni imbaraga z'Imana. Umusaraba twebwe ku bandi bose nzi ko babifata n'imisaraba wenda banayambare cyangwa se bagira bati cyangwa se babivuge gusa, ariko twebweho kubakizwa n'imbaraga z'Imana. Ubwo kabura tambutse. Noneho iri buye riheruka n'iryo nshaka gusoma ngo Ezra 12 ahasigaye bisigarira Imana isubirisha umuriro ibikorera icyo yabivugiye, kubera ko igicaniro cyuruzuye kandi cyubakishijwe andi mabuye, ahubwo ni amabuye 12 nk'uko bitegetswe. Ibyashwe igice cya mbere umurongo wa 18 handitswe ngo kandi nduhoraho. Kandi nduhoraho. Yego icyakora nari narapfuye. Rero ko mu gushaka Imana Satani ntwari mwasigarana yo kukurwanisha, kugutinyisha urupfu. Nutarya urapfa, nujya kwatura urapfa. Yesu ashimwe poli kukuvugira ibintu. Nutarya urapfa, nujya kwatura urapfa, ushobora no kugwaha, uzabaho gute? Yego wowe impfu ruwe nuga nta kandi gatwara afite, ugitwara afite cya rutura nicyo nuharenga. Rero niyo mpamvu hano iri buye nuribona yego ngo rimeze gute ribagira narapfuye. Nanjye nari narapfuye nubwo gutinya upfu. Yego ariko dore noneho navuye muri urwo rupfu ndi muzima nararuzukanye. Yego gusase yego iteka ryose kandi mora iteka nta nubwo ruzongera kungiraho ububasha, n'iteka ryose none nararuzukanye. Yego kandi mfite imfunguzo z'urupfu. Uretse kandi noneho nararwambuye imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu, narazirwambuye ndazifite. Bivuga ngo uri gushaka Imana, niba uri gushaka afite imfunguzo amen. Ibuye rirabagiranye. Niyo mpamvu riruzuza 12 Imana ridomamo mu byaje kugira ngo rikajye bajye baryubaka riheruke, maze abatinyaga urupfu bahonjoke. Uremera gupfa ngo ubone kubaho. Niyo mpamvu Yakobo ari bugereho iryo buye akabwirwa ngo kunyanga yita kuyumva arahutse neza. Yabwiwe ngo harakeye, yageze guteye yute singure kutamaye umugisha, ageze kunyumva yita kuyumva n'urupfuro n'uvuga ati okay ntacyo tugendane. Ibikundanya birajyana. Aya mabuye 12 kuyubakisha igicaniro, tugasana igicaniro kugira ngo tuneshe Satani. Isezerano ridusohoza. Ubu nkubwiye andi masezerano yo hagati mu byanditswe yaje ari nk'imvura iri kugwa, ariko Imana hagati yo yayifatira igice cya mbere gusa. Icya mbere 6 mu isezerano rya kera, 6 mu isezerano rishya, hasigaye abandi uharira Abisirayeli nabo bazatoragura andi. Amabuye arahari
kandi ndababwiza ukuri ko byaragutse kandi kuko niko byagenze. Imana yanyibukije ukuntu byagiye bigenda dushaka Imana. Nubwo waba uzi gusenga, niko gatabo kitwa Abahirwa n'ibandi kabivuga, ntabwo bari ibyo. Nubwo waba uzi gusenga, no kwizera, ngo uwizera gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera. Uwizera ni wizera, kwizera uwizera bizamushobokera byo byose. Kwizera ni ukwizera iki? Ngo twakwizera itaravuga. None yavuze iki? Nyine iraduha yamabuye. Iyo ivuze igira ibyo ikubwira, kandi ibya mbere iratubwira ni amasezerano yacu. Amen. Nta bindi iravuga, ni amasezerano yacu. Turizera ariko twumvise ibyo iri kuvuga. Ni wizera rimwe rero, urakizera abiri, nkizera 12, ngiye ndi gupfukama nshaka Imana nkafite amabuye 12. Urumva mu bitekerezo n'umutima nama ndikubakisha. Yego Imana avuze ngo amen, uza hondi ntuzamwirukana. Kana aho byaba tukutuku nuko bimeze. Kana none igicaniro nkacyubaka. Kana none naho napfa ndanabyemeye. Kurya nibyo mu byayishuwe byabisigariye. Amen. Tumenye gufata amabuye 12 twubaka igicaniro, hanyuma turebe ko Imana yagirwaho urubanza. Pfukama mu rwiherero uzana amabuye yawe. Nawe usa n'iki? Urashaka kugira ngo itambo kize, umuriro uve hehe igicaniro kidasanye. Imana bitwigisha mu izina rya Yesu. Amen. Witeka Mana nziza, uri umubyeyi mwiza, cyubahiro ni cyawe. Urakoze kandi uzakora. Waragakoze n'ubundi ntabwo tukunaniye, ahubwo n'ubujiji bwacu Mwuka Wera dukiza. Wowe ukiza ibirema, wowe uzibura amatwi, wowe uhumura amaso, wowe ukuraho imitima ugashyiraho iyindi. Ubigenze gutyo. Muri Kristo Yesu byose birashoboka. Uko ubukene bw'umuntu buri utanga igisubizo. Mazi meza y'urubogobogo turakwinginze ngo twihereze. Mutima mwiza utera imbaraga turakwinginze ngo utwigishe, kandi rwose uturambure ikiganza cyo kwizera. Komeza utuyoboresha imbaraga zidasanzwe, kandi ibyatuma tugera iwawe urabifite mu biganza byawe. Shongonotsa wihera ababebe bawe. Data mwiza urakoze cyane. Ukomeze kwagura ingabano muri twe, kandi rwose kunesha ko muri wowe kongere kumanukira imitima y'ubwoko bwawe. Mubyeyi mwiza rero, hirya no hino amatsinda ari, ongera wigaragaze, ongera wihishure, ongera utere inzara n'inyota byo kugushaka. Reka abantu bamaramaze, bagire rwose ubutwari, bajye mbere. Uruhondobere n'umwijima bitwiko bikuriho, utamurure Mwami umucyo wawe w'ijuru. Wongera gusaba mu bugingo bwacu bwose, uduhe apeti, uryohe, utubere uburyohe, kugira ngo iby'isi bipfe n'ibindi byose usigarure inyambere. Izina rya Yesu. Amen. Zamuri